Bana b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, aho muri hose tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze kubagirira neza kubw'ubuntu bwayo ndetse no kubw'imbaraga zayo. Nanone yewe uhagaze imbere yanyu ni Pasiteri Julien. Nanone nkaba nishimiye ko twongera gusangira hamwe ibyanditswe byera, ari ryo jambo ry'Imana, kugira ngo dukomeze dufashwe naryo kandi dukomeze tugire imbaraga ku by'iryo jambo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 6 umurongo wa 66 kugeza ku murongo wa 69. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 6 umurongo wa 66 kugeza ku murongo wa 69. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo, wera w'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubu ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Yesu kubera imirimo n'ibitangaza yagendaga akorera mu bantu ahantu hatandukanye, ibyo byagiye bituma abantu benshi bamukurikira, byagiye bituma abantu benshi bifuza kugendana nawe, byagiye bituma abantu benshi bagenda babaririza aho ari bunyure cyangwa se aho ari bukorere, kugira ngo bamusange abagirire neza, kugira ngo bamusange abakize ibibazo n'ibyago barimo. Mu bantu bagiye bakurikira Yesu turasanga bari mu buryo butandukanye, turasanga bari mu buryo butandukanye. Hari abamukurikiye kubera imigati, aho turabona ni abamukurikiye kubera ibyo kurya. Hari nanone abamukurikiye kubera ko bafite ibibazo, bashaka kugira ngo Yesu abakize, bashaka kugira ngo Yesu ababohore muri byo. Hari n'abantu bamukurikiye kubera ko gusa bashaka gupingana nawe, bumva ibyo yigisha nabo babone ibyo bavuga, bahinyuza inyigisho cyangwa se ibyo yigishije. Abo bari aho ngaho, abo muri bo twabonamo abafarisayo, abasadukayo, abanditsi. Abo bari mu bantu bapinganaga na Yesu Kristo, bari mu bantu batemeraga 100% inyigisho za Yesu n'ibyo Yesu yagendaga akora. Bahoraga bashaka kugenda bahinyuza ibyo yakoze, kandi bakinangira imitima yabo kugira ngo idakizwa. Nanone mu bantu bakurikiye Yesu turabona ko hari abamukurikiye by'ukuri bashaka kuba abigishwa be b'ibihe byose. Aho ngaho turabona intumwa 12 cyangwa se abigishwa 12 ba Yesu. Abo bamukurikiye by'ukuri bashaka kugira ngo mu by'ukuri nabo bazakomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza hirya no hino mu isi. Rero Yesu kubera ko yari afite inyigisho nyinshi cyane yagendaga yigisha abantu, twumve yuko hari aho yigishirizaga mu migani abantu kumwumva bikananirana, hari amagambo yavugaga abantu kuyumva bikabagora, kuyasobanukirwa bikabagora. Ariko abari buzuye umwuka wera w'Imana, abari bazi
amagambo y'ubwenge Yesu avuga abo bagendaga basobanukirwa, kandi n'Imana ikabafasha kugira ngo bakomeze kugira icyo bumva n'icyo bamenya, kandi bagire n'icyo bahindukaho mu buzima bwabo. Ese wowe ni iki cyatumye wemera gukurikira Yesu? Cyangwa se ni iki cyatumye wemera kuba umwigishwa wa Yesu Kristo? Yesu rero mu nyigisho agendaga yigisha yashakaga ko mu by'ukuri mbere na mbere abantu bamenya ko ari umwana w'Imana. Ikindi yashakaga kugira ngo abantu bamenye, abantu bemere kumwemera, bamwizere mu mitima yabo, bemere kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nanone Yesu mu bantu yakomezaga kwigisha abantu ashaka kubereka ko ari we mucunguzi uzababambirwa no kumena amaraso ku bwabo. Ibyo Yesu yashakaga ko abantu babimenya. Yashakaga ko bamenya ko ari we muhuza waje avuye mu ijuru aje guhuza abantu n'Imana. Ashaka kubereka ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko kandi nawe uzajya kwa Data atamujyana. Nanone Yesu yashakaga kwereka abantu ko ari we mwami w'abantu. Yashakaga kwereka abantu ko ari we mwami w'abantu. Rero muri ibi byose Yesu yagendaga yigisha abantu benshi ntabwo bamwe babisobanukirwaga. Aho rero hari aho byageze mu by'ukuri abantu bacika intege, abantu mu by'ukuri bahitamo gusubira inyuma, bahitamo gutandukana na Yesu Kristo, bahitamo gutandukana n'inzira nzima, bahitamo gutandukana nawe mu buzima bwabo. Ariko ku muntu wamenye Kristo by'ukuri akamwizera amaramaje, ntabwo ashobora kwifuza gutandukana nawe. Ku muntu wamenye Yesu Kristo ntabwo ashobora kwemera gutandukana nawe. Abantu benshi bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma batandukana na Yesu Kristo. Benshi bagendeye mu kigare, benshi bagendeye muri ideoloji y'inyigisho z'abafarisayo, benshi bagendeye mu rujijo rw'ibintu badasobanukiwe. Ariko mu by'ukuri umuntu udashaka kuba mu rujijo, ijambo ry'Imana arifata uko riri, Yesu Kristo akamwemera uko ari, kandi icyo yamenye akifuza yuko nta wundi muntu waza ngo akimukuremo, kandi azi neza ko ari kizima. Rero Yesu Kristo yabonye ko amaze kubona abantu bose batandukanye nawe, yabajije abigishwa be ati ese namwe murashaka kugenda? Ese Yesu kuba yarabwiye aba bantu ati namwe murashaka kugenda, ese nuko atifuzaga kugendana nabo? Ese nuko yifuzaga gutandukana nabo? Ese nuko yari adafite umugambi wo gukomeza kubana nabo mu ivugabutumwa? Ahubwo ni n'ikizamini yashyize imbere y'abigishwa be, ni kugira ngo arebe niba zigitsinda, kugira ngo arebe niba nazo mu by'ukuri zaramukurikiye by'ukuri, arebe niba zitameze nk'abo bandi basubiye inyuma, arebe niba zitameze nk'abo bandi bapingana nawe, arebe niba zitameze nk'abo bandi bafite gucika intege. Yesu Kristo yashakaga kugira ngo asuzume imitima yabo, abashyire ku munzani. Ariko reka tuvuge ngo Imana ishimwe, kuko nanone yanyuriye umwigishwa witwa Petero aravuga ati databuja twajya kurinde ko ari wowe ufite
amagambo y'ubugingo buhoraho. Natwe tukaba twizeye ko uri Kristo wera w'Imana. Urumva, ntabwo wava kuri Yesu, ntabwo wava ku bugingo, ntabwo wava ku buzima ngo uhindukire ujye ku rupfu. Ntabwo wava ahantu heza wari uri ngo uhindukire wemere kujya ahantu habi. Mu by'ukuri Petero mu ntumwa za Yesu yasubije neza cyane igisubizo, ndetse Yesu nawe ubwe yari akeneye kumva. Petero yavuze amagambo akomeye cyane. Yesu, ntitwakuvaho, nta handi hantu twajya, ntabwo twava aho uri. Ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo, kandi twizeye ko uri Kristo uwera w'Imana. Mu by'ukuri reka tuvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, kubw'umwuka we niwe wabashije guhishurira Petero aya magambo meza kugira ngo avuge igisubizo cyari gikenewe. Bakundwa muri Kristo Yesu, nshuti z'umusaraba, iyi si turimo harimo ibintu byinshi bishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Harimo ibintu byinshi bishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Harimo ibintu byinshi bishobora kutujyana kure y'Imana. Ariyo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni iki cyatuvana kuri Yesu kikadutandukanya nawe? Mbese ni iki cyatuma tudakomeza gukora ibyo gukiranuka? Mbese ni iki cyatuma tutongera guca bugufi imbere y'Imana ngo dusenge Imana nk'uko bikwiriye? Ni iki cyadutandukanya no gukomeza gukora ivugabutumwa? Ni iki cyadutandukanya no gukomeza gukoresha impano zacu mu murimo w'Imana? Ni iki cyadutandukanya na Kristo? Ese ni inzara? Ese ni ubukene? Ese ni ibyago? Ese ni amakuba? Ese ni ugutotezwa? Ese ni urwango wenda se wangwa n'abantu? Ese ni ibibazo? Ese ni ibyago? Ibyo byose mbona nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Dukwiriye gutandukanwa na Kristo Yesu kubera ibyo kurya. Dukwiriye gutandukanwa na Kristo Yesu kubera inzara, kubera ubukene. Dukwiriye gutandukanwa na Kristo Yesu kubera ubushomeri waburimo. Dukwiriye gutandukanwa na Kristo Yesu kubera ko wabuze imyambaro yo kwambara, kubera ko wenda wakubiswe ariko uzira kwamamaza ubutumwa bwiza, nuko wenda wanzwe n'abantu. Dukwiye kwemera gutandukana na Kristo Yesu kubera ko hari abaguciye intege. Oya, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya na Kristo Yesu. Uko intumwa za Yesu Kristo zahagaze zikanamba kuri Yesu, zikavuga ati mu by'ukuri ijambo twumvishe, ubutumwa twigishijwe, agakiza twabonye, ntitugomba gutandukana nako. Tugomba kunamba kwamamaza ubutumwa bwiza, haba mu bibazo, haba mu ntambara, haba mu byago, haba mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Tuzakomeza kwamamaza urukundo rw'Imana, n'abatari barumenya nabo barumenye. Tuzakomeza kwamamaza ubuntu bw'Imana, abatari babushikira nabo babushikire. Tuzakomeza kwamamaza ijambo ribohora, ijambo rizana ubuzima, ijambo rizana ubugingo, ijambo rizana kwizera, ijambo riruhura, ijambo rinezeza, ijambo rikiza, ijambo ritanga ibyishimo, ijambo ritanga amahoro. Tuzakomeza kuryamamaza mpaka. Ni ukuvuga ngo bana b'Imana, nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntukemere ko icyaha kigutandukanya na Kristo. Ntukemere ko umubiri gutandukanya na Kristo. Ntukemere ko inzara y'umunsi umwe
kigutandukanya na Kristo. Ntukemere ko ikibazo kigutandukanya na Kristo Yesu, ahubwo nubona ugeze mu bibazo, ukabona ugeze mu bihe bitameze neza, sha bugufi imbere y'Imana. Vuga ati Imana, uri mwiza kandi nzi yuko umugambi wawe ari mwiza kuri nge. Ndakwinginze kugira ngo muri ibi byago ndimo, muri ibi bibazo ndimo, muri aka kaga ndimo, muri ibi bigeragezo ndimo, fasha, ntabara, kiza ibi byago, kiza aya makuba, kiza ibi bigeragezo. Imana mu izina rya Yesu Kristo izakumvira mu ijuru, kandi imanukire kugutabara, kandi imanukire kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 8 murongo wa 35, ijambo ry'Imana riravuga ngo ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Bana b'Imana, bavandimwe muri Kristo Yesu, bya bintu byose biza ari ibyo kugusenya, bya bintu byose biza ari imikasi, bya bintu byose biza ari ibyo gushaka kugutandukanya n'Imana, ari ibyo gushaka kugutandukanya n'urukundo rw'Imana, ari ibyo gushaka kugukura mu gakiza, ari ibyo gushaka kugukura mu buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uwagukunze arahari, uwagutoranije wowe utarabaho arahari, uwakubambiwe arahari, uwagupfiriye arahari. Niba ushaka kunesha, komeza umwizere. Niba ushaka gutsinda ibikugerageza, komeza umwizere. Niba ushaka imbaraga, komeza umwizere. Niba ushaka gukomeza kugendera mu buntu butangaje, komeza umwizere. Ibigeragezo ntibigutandukanye n'urukundo rw'Imana, ntibigutandukanye na Kristo Yesu, ntibigutandukanye no kuvuga ubutumwa, kuko menya neza yuko uwagukunze arahari, kandi kunesha kwawe kuri muri we, gutsinda kwawe kuri muri we. Niyo mpamvu ugomba kubihereza agaciro, kandi ukabibona ko ari ikintu gikomeye cyane. Reka Yesu abe mu ruhande rwawe kubwo kukurwanirira, reka abe mu ruhande rwawe kubwo kugufasha, reka abe mu ruhande rwawe kubwo kukugira neza, agutsindira ibicandege, agutsindira ibigeragezo, agutsindira ibyago, agutsindira amakuba, agutsindira intambara, agutsindira abanzi bawe, agutsindira ibyo bigusha byose biza bishaka kugukura mu buntu bw'Imana, maze imigisha y'Imana ikomeze ibeho mu buzima bwawe, maze sabane bwawe n'Imana ukomeze kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Abaroma 8 murongo wa 15, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba Data. Mu by'ukuri ntabwo twahawe umwuka w'ubwo. Ntabwo ugomba gutinya ibizakubaho, kuko Imana iri mu ruhande rwawe kubwo kukurinda. Ntabwo ugomba gutinya amakuba, ntabwo ugomba gutinya abanzi, ntabwo ugomba gutinya abantu, ntabwo ugomba gutinya ibisitaza, ntabwo ugomba gutinya guhura n'ibikugerageza cyangwa se guhura n'ibyago, kuko ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Umwuka dufite si uw'ubwoba. Kandi mu by'ukuri iyo uvuze ngo Data, iyo umuhamagaye muri cya ibintu bitameze neza, amanukira kugutabara, amanukira kugufasha kubwo kuguha imbaraga. Wowe utera intambwe yo kuvuga ubutumwa bikugoye, wowe utera intambwe yo gukomeza kuramya Imana bikugoye, wowe utera intambwe yo gukomeza kwamamaza Yesu Kristo hirya no hino ku isi bikugoye, wowe usenga ariko bigoranye, wowe uri
kuririmba ariko bigoranye, wowe ucira bugufi Imana ariko bigoranye, mukundwa muri Kristo Yesu, wigira ubwoba, wigira ubwoba, umukunzi wawe arahari, wigira ubwoba, Yesu aracyari ku ngoma, wigira ubwoba, Imana iracyari mu ruhande rwawe, wigira ubwoba, komeza utere intambwe ujya mbere, komeza utere intambwe ujya mbere, kuko ntushobora gutera intambwe imwe, Imana izagufasha gutera izirenze imwe, kandi mu by'ukuri niba kunesha ari ukw'Imana, niba intsinzi yawe igomba kuva ku Mana, ntabwo ugomba kugira ubwoba, wigira ubwoba bw'ibintu bishobora kukubaho. Gusa ikintu cy'ingenzi ni uko ugomba kwibuka kubara imigisha y'Imana, ni uko ugomba kwibuka kubara ibyiza Imana yakoze mu buzima bwawe, ukongera ukibuka ineza y'Imana, ukongera kwibuka urukundo Imana yagukunze, ukongera kwibuka uko Imana igira neza mugakemukira, ukongera kwibuka ibitangaza n'imirimo Yesu Kristo yakoze, maze ibyo nubyibuka ukibuka hahandi yakuvanye, ukibuka ko warwaye aragukiza, ukibuka ko wafashe urugendo rwa kure Imana ikugenda imbere, ukibuka ko hari aho yaguhaye akazi ubushomeri bwari bukumereye nabi, ukibuka yuko hari aho wahuye n'intambara, hari aho wahuye n'ibigeragezo, Imana ikagutabara muri ibyo byose. Mukundwa muri Kristo Yesu, uzumva wongeye gukomera. Bitugomba kwibagirwa cyangwa se no kwirengagiza iby'Imana ibigenda ikora mu buzima bwacu, kugira ngo dukomeze dukomerere mu buntu bwayo ndetse no mu rukundo rwayo. Imana irahari kubwo kukurwanirira, wigira ubwoba kuko tutahawe umwuka w'ubwoba. Tangaza urukundo rw'Imana, tangaza ijambo ry'Imana, tangaza agakiza ku bantu, tangaza guhinduka ku bantu, tangaza ineza y'Imana ku bantu. Ijambo ry'Imana ribwira abantu, abakizwa bakizwe, udafite ubwoba, udafite gutinya, kuko umwuka twahawe si ubwoba. Tugomba gukuka umutima rero, kuko hari ibibazo bigukikije. Tugomba gukuka umutima kuko hari intambara zikuzengurutse. Tugomba gukuka umutima kuko hari abantu wenda batakwifuriza ibyiza bakuzengurutse. Oya, ahubwo menya yuko Imana ishobora byose iri mu ruhande rwawe, kandi n'ibiri mu ruhande rwawe izagushoboza. Ko na Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nawe reka uvuge ngo Yesu Kristo azagushoboza, kandi azaguha imbaraga zo gutsinda ibikugerageza byose, zo gutsinda ubwoba, zo gutsinda ikintu cyose kibi mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndibuka umuntu umwe yari umwami, hanyuma uwo mwami yari afite umukobwa we, yifuza ko yazamushingira umuhungu umwe ariko uri mu bwami bwe. Hanyuma amaze kwanzura cyangwa se gufata icyo cyemezo, ngo maze ngo yari afite ahantu hari ikiyaga yari yararemye, yari yarakoze. Amaze kugira icyo kiyaga, ngo afata icyo bita krokodile azishyira mu mazi. Amaze kuzishyira mu mazi, atanga noneho ikizamini. Amaze gutanga ikizamini, icyo kizamini yatanze ni ikihe? Yaravuze ati, noneho umusore ukwiriye guhabwa umukobwa wanjye ni uwemera kwinjira mw'aya mazi, akoga akambuka akagera hariya hakurya. Uwemera kwinjira muri aya mazi akoga akagera hariya hakurya, uwo niwe ugomba guhabwa umukobwa wanjye. Hanyuma abasore bose barahamagajwe, baraza bateranira aho hantu hari ayo mazi. Ariko ayo mazi mu by'ukuri urumva ko hari harimo umwanzi, hari harimo ikibazo, hari harimo icyaha, hari harimo akaga. Mu by'ukuri byarangiye bigenze gute? Buri musore washakaga kujya muri ayo mazi, ubwoba bwamuzagaho. Buri musore washakaga kwiterera mu mazi, ubwoba bukamuzaho. Ibyo bibi kibazo abura umusore n'umwe
umwe wakwijugunya mu mazi kugira ngo abe ari we wegukana kuba umukwe w'umwami. Ariko umusore umwe ntazi ukuntu byagenze, ntazi ukuntu byamugendekeye, ntazi ukuntu mu by'ukuri ntazi byamufashe, yisanze yahagaze mu mazi aratabaza, ariko atabaza yoga, ariko kandi na krokodile zari ziri mu mazi. Mu by'ukuri yoga atabaza, bigera igihe noneho ubwoba bushirira mu mazi, aroga atazi nawe izindi mbaraga zimurimo, atazi kiri kumusunika kugira ngo yoge. Yisanga ageze hakurya y'amazi, ageze hakurya y'amazi yashimye Imana kuko krokodile zitabashije kumurira mu mazi. Yahimbaje Imana, yanezerewe Imana, mu by'ukuri azamura ikiganza avuga ati Mana shimwa, habwa icyubahiro kuko utemeye kumvira muri aya mazi. Bityo rero byarangiye ahawe umukobwa w'umwami, aba umukwe w'umwami. Rero ubwoba ufite nibushire, ubwoba ufite nibushire. Imana ifite ubushobozi bwo kugukoresha ibyo wowe utakekaga ko yagukoresha. Imana ifite ubushobozi bwo kugukoresha imirimo ikomeye cyane, ifite ubushobozi bwo kugukoresha ibitangaza. Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindurira ubuzima, bwo kuguterera iteka. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibikomeye wowe utatekerezaga ko byakorwa. Rero umurimo Imana yaguhamagariye gukora, ukore utagize ikindi kintu ku ruhande cyatuma utandukana n'urukundo rwa Kristo, cyatuma utandukana na Kristo. Wahamagariwe kuba umuririmbyi, bikore. Wahamagariwe kuba umudiyakoni, bikore neza. Wahamagariwe kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, bikore. Wahamagariwe kuba intumwa, bikore. Wahamagariwe kuba pasiteri, umushumba, bikore. Wahamagariwe kuba mu by'ukuri umuntu uzasabiza abandi ijambo ry'Imana, bikore. Nimba warahamagariwe kugabura ibyanditswe byera, bikore. Nimba kandi uri mu itorero ukaba uri umukristo, vuga ngo inshingano zanjye nk'umukristo nizi, nta bwoba mfite bwo kuzikora. Vuga ngo ni umuvugabutumwa, nta bwoba mfite bwo gukora ivugabutumwa. Ubwoba nibushire kuko tudahawe umwuka w'ubwoba. Tugomba gukora ibyo Kristo yasabye ko dukora, kandi mu by'ukuri tukamenya ko Kristo ni umwana w'Imana, ni Kristo. Tugomba kumwizera kandi mu by'ukuri tukemera no kuba abigishwa be, kugira ngo tugende tuvuga ibye ku batari bamumenya, kugira ngo bamumenye, kandi n'abamumenye bazakomeze gukomezwa n'ijambo rye ibihe byose. Abaroma ibice 15 umurongo wa 16 turavuga ngo yuko ukwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga, wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi, kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitambo gishimwa cyejejwe n'umwuka wera. Mukobwa urimo kumva ijambo ry'Imana, muhungu urimo kumva ijambo ry'Imana, mugabo nawe mugore urimo kumva ijambo ry'Imana, menya yuko niba waramaze kwakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza wawe, ukaba waremeye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, menya yuko uri umukozi wa Kristo kubw'ubuntu bw'Imana. Menya yuko uri umukozi wa Kristo kubw'ubuntu bw'Imana. Mu bakenewe ko nabo bagenda kuvuga ibya Yesu, nawe urimo. Mu bakenewe ko basanga inshuti, basanga abavandimwe, bakajya kubabwira inkuru nziza y'agakiza, nawe urimo. Ntabwo ugomba kwicara gutyo gusa, ugomba
kuba umukozi, kandi umukozi wese kugira ngo bigaragare ko akora, nuko agomba kwinjira mu murimo agakora, kandi akamenya yuko nyuma yo gukora umurimo hagomba kubaho ripoti cyangwa se raporo izatangwa n'umukozi igaragaza uko yakoze umurimo. Ndakwibutsa yuko niba wemeye kuba umukozi wa Yesu Kristo, haguruka, genda wamamaze Yesu, ubwira abantu ko Yesu abakunda, ubwira abantu ibya Yesu, babwira urukundo rw'Imana, babwira uko Yesu agira neza, babwira uko Yesu ahindura ubuzima, babwira uko Yesu akiza. Uri umukobwa, sanga abakobwa bagenzi bawe babwira ibya Yesu, kandi Yesu nakubashisha kukumuka wera kugira ngo ubwire abarenze abo bakobwa, uzagende ubigisha ijambo rya Kristo kugira ngo nabo ribafashe kandi ribahindure. Nibemera kwihana bakava mu byo barimo bakaza kuri Kristo Yesu, Imana izakwishimira. Imbaraga ufite, ubwenge ufite, umubiri wawe, ubushobozi ufite, ntabwo uri uwawe kugira ngo wigenge. Menya yuko kumenya Yesu, kuba umwigishwa wa Yesu Kristo, ni ukwemera kuba umukozi we. Kandi ukemera usanga abantu hirya no hino ubabwira ibya Yesu Kristo kugira ngo abakiri mu isayo y'ibyaha nabo bemere kwihana ibyaha ndetse n'ibicumuro byabo. Kandi wowe urimo kumva iri jambo ry'Imana ukaba utari waba umukozi wa Yesu Kristo, ukaba utari waba umwigishwa wa Kristo Yesu, haguruka wihane, ureke Imana igira icyo ikora mu buzima bwawe, kandi Imana igira igihindura mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, maze wifatanye n'abakubanjirije kwizera Yesu Kristo, ugura ubugingo hamwe nabo, maze urugendo rwo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza mu by'ukuri nawe urwinjiremo. Kandi nzi neza yuko Imana ihemba neza, ntiyambura, kandi nyuma yo gukora umurimo wa Kristo Yesu mu by'ukuri hari ingororano nyinshi tuzabona tugeze mu ijuru. Kandi na hano mu isi hari ibihembo Imana ihemba abantu bose bemera kuba abakristo, bemera kuba abakozi ba Kristo. Abo ngabo hari ingororano bagomba kubona hano mu isi, hari imigisha, hari ibyiza bagomba kubonera hano mu isi, ariko no mu ijuru ubuzima bukagira gute? Bukazakomeza. Nshatse kuvuga ngo abemeye kuba abakozi b'Imana, abakozi ba Kristo, nubwo bapfa na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, bazongera babeho. Twibuke cya kibazo cyacu, mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni iki cyadutandukanya na Kristo Yesu twamenye twizeye? Igisubizo ntacyo. Reka turebe Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Nukwishima rero, nta kubabara, nta kugira agahinda, nta kumva ubabajwe nuko watutswe kubera kuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza, nta kubabazwa nuko wabwiwe nabi kubera ko wigishije umuntu ijambo ry'Imana agahinduka akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, maze akabatizwa mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Nta kubabazwa nuko wagenze imisozi uvuga ubutumwa bwiza, abantu bakaguseka, bakakwita umusazi, bakakwita umuntu udafite ubwenge kubera ko wagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Komera, shikama, mu by'ukuri ubwiza bw'Imana buzakubaho, umwuka w'Imana azabana nawe, kuko nyuma yo kubwirwa ibyo byose bitari byiza, icyubahiro cy'Imana
gikomeza n'ubundi kuzamuka kubera ko wahagaze mu mwanya mu gihe cyiza kandi kubera ko witwaye neza. Reka umwuka w'Imana akubeho, reka ubwiza bw'Imana bukubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, wongere ugire umwete wo kuvuga ibya Yesu udafite ubwoba, udafite gutinya ibibazo, udafite gutinya abantu, udafite gutinya ngo ese abantu ninemera gukora ibi baragira ngo wiki, baravuga iki, ese ninemera kuvuga ibya Yesu baravuga iki, ninemera guhagarara ahangaha nkabwiriza ijambo ry'Imana abantu baragira ngo iki. Oya, reka uhagarare nk'umuntu wahamagawe, uhagarare nk'umuntu wamenye Kristo Yesu, uhagarare nk'umuntu ufite icyo yabikijwe muri wo, uhagarare nk'umuntu ufite icyo wabwiwe n'Imana, uhagarare nk'umuntu ufite isezerano ry'Imana, uhagarare nk'umuntu uzi aho uri kuva, uzi aho uri, uzi aho uri kujya, uzi ndetse n'ibihembo bigutegereje imbere yawe. Ugomba guhagarara nk'umuntu watoranijwe n'Imana, utaratoranijwe n'abantu. Ugomba guhagarara nk'umuntu uri mu butware bw'Imana, utari mu butware bw'abantu. Kandi burya iyo umuntu ahagaze neza mu mugambi w'Imana, agakomeza kugaragaza neza no kugendera neza mu mugambi w'Imana, Imana imugirira neza, Imana imuha umugisha, Imana imuha ibyiza byo mu ijuru, Imana imuha imbaraga, Imana iramushoboza kandi Imana ikamukoresha n'imirimo y'ubutwari. Rero birakwiriye ko uhagarara neza utitaye ku byo abantu bashobora kugukorera kubera kuvuga ibya Yesu, utitaye ku migambi mibi y'abana b'abantu. Reka nkwibutse ngo abantu bacukura ibyobo kugira ngo wenda ushobore kubigwamo, ariko Imana ikagira gute? Igaca akanzu. Abantu baravuga bakavuga amagambo menshi cyane wenda kuri wowe, ariko ibuka yuko ijoro iyo rigeze bararyama bose bagaceceka kandi bugaca bucyana ayandi. Umva, abantu barashobora kukugambanira wenda kubera ko uvuga ibya Yesu, cyangwa se kubera ko wizeye Yesu Kristo, cyangwa se kubera ko abantu uri kubagira inama zo kuva mu bitabafite umumaro bakinjira mu bifite umumaro, wenda bikagira abantu bababaza. Ibyo byose nubona bibayeho, akagambane kakabaho, ntugomba kugira ubwoba. Uzumva ubwiza bw'Imana bukuriho, uzumva umwuka wera w'Imana akuriho. Ndakwibutsa Stefano igihe yaterwaga amabuye, mu by'ukuri suko atababazwaga n'amabuye barimo kumutera, suko atumvaga ari gukomereka ku mubiri, suko atumvaga mu by'ukuri afite guhangayika kubera amabuye bari kumutera, ariko kuko ubwiza bw'Imana bwari bumuriho, kuko imbaraga z'Imana zari zimuriho, kuko umwuka wera w'Imana yari kumwe nawe, uko Yesu yavuze abwira abantu bamugiriraga nabi ari ku musaraba ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Niko na Stefano nawe yabwiye abo bantu bamuteraga amabuye, arababwira ngo, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yabasabiye imbabazi ku Mana, mu by'ukuri apfa nk'indwara, apfa nk'umukozi wa Kristo Yesu. Nta bwoba yagize bwo kuvuga ati, so ninemera ngaterwa amabuye, so mu by'ukuri ndapfa, ariko reka wenda nihakane Kristo Yesu, reka mvuge ngo ko nazongera kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza. Oya, hagarara mu by'ukuri mu mwanya wawe,
umwanya uwo ari wo wose ubarizwamo mu murimo w'Imana uhagararemo neza. Niba uri umukristo hagarara mu mwanya wawe neza, uri pasiteri hagarara mu mwanya wawe neza, uri umuhungu umukobwa ushima Imana hagarara mu mwanya wawe neza, uri umuvugabutumwa hagarara mu mwanya wawe neza. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yakomeza kurengera intore zayo ziyitakira amanywa na nijoro. Biracyashoboka cyane yuko kitameze neza ku buzima bwa kuri uyu munsi cyagenda neza. Ibibazo uri kunyuramo kubera umurimo w'Imana urimo gukora, cyangwa se kubera mu by'ukuri ushima Imana ugenda ukora, cyangwa se kuvuga ubutumwa ugenda ukora, ariko bigatuma uhura n'ibibazo byinshi. Humura, Imana irahari kubwo kukwitaho, kandi irahari kubwo gukomeza kugendana nawe. Kandi umuntu bwiza bw'Imana buriho, umuntu umwuka wera w'Imana ari kumwe nawe, umva aranezerwa kandi agatsinda ibimugerageza byose mu izina rya Yesu Kristo. Ntugomba gukuka umutima. Abakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 58. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ko nuko bene data bakundwa, ijambo rikomeye cyane. Mukomere mutanyeganyega, mukomere mutanyeganyega. Doga ahantu ushikama ni gukora utikoreshejwe, ahantu gukora uzi mu by'ukuri icyo uri gukora, uzi n'igihembo ugomba kuzabona nyuma yo gukora umurimo. Ni ugukora udafite ubwoba, ni ugukora utuje, kandi wumva neza yuko uwaguhamagaye ahari kubwo kugushoboza gukora ubutanyeganyega. Donc ikibazo niba kije ntikigomba kukunyeganyeza ngo kugukure mu mwanya. Igisitaza nimba kije ntikigomba kukunyeganyeza ngo kigukure mu mwanya. Ugomba gukomera utanyeganyega, ngo kandi urushaho gukora imirimo y'Umwami. Wamurima Imana yavuze ngo ugomba gukora, cyangwa se yaguhaye gukora, ugomba kuwukora uhagaze neza mu mwanya mwiza, mu mwanya ukwiriye. Umuhamagaro wawe ugomba kuwugenderamo, ukawukoreramo ibyo ugomba gukora, ibyo Imana ishaka. So Imana yaguhaye kugira ngo uyikoreshe, uzayikoreshe neza kandi uyibyaze n'umusaruro ukenewe ko ubyara. Mu by'ukuri umuhati wacu si uw'ubusa ku Mwami. Ni ukuvuga ngo niwemera gukomeza gukora ibyo byose Imana ishaka ko ukora, ugahagarara mu mwanya wawe nk'uko bikwiriye, mukundwa muri Kristo Yesu, Imana hari ingororano igutegurira, hari ibihembo igutegurira. Kongere tuvuge ngo 100% uzabona imigisha hano ku isi, ariko no mu ijuru ingororano zirahari. Uzaza kukurwanya kuko Imana izaba iri kumwe nawe, Imana ifite ukuntu izamwitaho. Uzaza kugusenya kuko Imana izaba iri kumwe nawe, Imana ifite ukuntu izamwitaho. Uzaza kukubuza uburyo kuko Imana izaba iri kumwe nawe, Imana ifite ukuntu izagucira akanzu. Uzaza aje kumukasira, uzaza aje kumukanga, kuko Imana izaba iri kumwe nawe. Mu by'ukuri uzanesha kandi ntugomba kugira ubwoba. Kandi ijambo ry'inkomezi niri, wibuke ko umuhati wawe atari ubusa ku Mwami. Nongere mubwire ngo Imana irahemba, kandi Imana ihemba neza. Uko abana b'abantu bahemba siko Imana ihemba. Kandi imigisha Imana
itanga si abana b'abantu batanga. Ibyiza Imana itanga si ibyo abana b'abantu batanga. Ineza y'Imana itandukanye n'ineza y'abana b'abantu. Ntugomba gukurwa umutima. Mu by'ukuri nzi yuko ibibazo ni byinshi muri iyi minsi mu murimo w'Imana. Ibibazo ni byinshi cyane mu ivugabutumwa. Ibibazo ni byinshi cyane mu murimo twahawe n'Imana. Ariko hamwe n'Imana, abizeye umunsi ku wundi ko ari abana b'Imana, akaba ari abakozi b'Imana, bakaba barahamagawe n'Imana kuko gukora umurimo wayo, abo ngabo Imana izabarwanirira. Buri muntu wese agomba gukorera mu mwanya we. Abantu bazazana inyigisho za zindi zishobora kuguca intege, za zindi zishobora gutuma wumva ko wenda weho wavangiwe, za zindi zishobora gutuma wenda wumva ko wabashije kuyoba, zishobora gutuma wumva ko wenda ibyo urimo atari byo. Ariko niba uhagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ukaba warahuguwe, ukaba warigishijwe, n'uyu munsi ukaba ucyumva ijambo ry'Imana, hagarara ku gakiza kawe neza, hagarara ku kwizera kwawe, hagarara kuri Yesu wamenye, ntukamuveho. Iby'isi ntibikagutandukanye na Kristo, imigati ntikagutandukanye na Kristo, inshuti zawe ntizikagutandukanye na Kristo. Ushobora kuba warakwikiye Kristo ariko inshuti zawe zitaramenya Kristo. Ushobora kuba uri umukozi wa Kristo uyu munsi ariko abo mugendana batari baba abakozi ba Kristo. Abo ngabo ntibakagutandukanye nawe, ahubwo uzasenga Imana abibahindure nabo bakira agakiza, babe abigishwa ba Yesu, babe abakozi b'Imana, babe abakozi ba Kristo, nabo bamamaze ubutumwa bwiza. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6, Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyatangije umurimo muri mwe niyo izawusohoza. Iyatangije umurimo muri mwe niyo izawusohoza. Ndashaka kukwibutsa neza yuko uyu munsi Imana yatumye witwa umukristo ifite impano. Imana yatumye witwa umwana wayo kuri uyu munsi ifite impano. Imana yatumye witwa pasiteri kuri uyu munsi ifite impano. Imana yatumye witwa umuvugabutumwa, ukitwa umudiyakoni, ukitwa umwigisha w'ijambo ry'Imana, ifite impano. Imana yatumye witwa umuhanuzi kuri uyu munsi ifite impano. Imana yatumye witwa umuririmbyi kuri uyu munsi ifite impamvu. Imana yatumye witwa umukuru w'urubyiruko mu itorero ifite impamvu. Imana yatumye uba umubyeyi, umuhungu ushima Imana, ifite impamvu. Rero menya yuko iyatangije umurimo muri wowe, iyatangije umurimo muri wowe, ni nayo izawusohoza, niyo izagufasha, niyo izagushoboza, niyo izakurwanirira, niyo izagutsindira, niyo izakuneshereza. Ese mukundwa muri Kristo Yesu, urabyizeye? Ese wemera ko nta kintu na kimwe gishobora kuza ngo kigutandukanye na Kristo? Wemera ko nta kintu na kimwe gishobora kuza ngo kigutandukanye n'urukundo rw'Imana? Wizera yuko nta kintu na kimwe gishobora kuza ngo kikuvane mu gakiza wahawe? Wizera neza yuko nta kintu na kimwe gishobora kuza ngo kikukure mu muhamagaro wawe? Hagarara mu mwanya wawe neza. Imana iracyakora, yakoze kera, n'uyu munsi iracyakora, kandi izakomeza ikore by'iteka ryose. Imana iri mu ruhande rwawe.
Imana iracyari ku ngoma, wigira ubwoba. Reka Imana ikomeze kubana nawe kandi ikugirire neza. Niyo mpamvu Pawulo yaritunze aravuga ngo ni iki cyanandukanya n'urukundo rw'Imana? Inzara se, urupfu se, ibyo kurya se, imigambi mibi y'abana b'abantu se, ibibazo se, kugambanirwa se, intambara se. Pawulo yasanze nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mureke dukomeze tunambe kuri Yesu Kristo, tumwamamaze, tumuvuge kugeza iteka ryose. Abandi nibanzura gutandukana nawe, wewe uzakomeze ugendane nawe. Abandi nibanzura kumuvaho, wewe uzakomeze umubeho. Abandi nibanzura kuvuga ngo bavuye mu byo kwamamaza ubutumwa bwiza, uzahagarare mu mwanya wawe, wowe ukomeze wamamaze. Ineza y'Imana uzayibona, intsinzi, kunesha kw'Imana uzakubona. Kandi iyo bigeze aho rukomeye, burya ibisubizo nibwo biba bigiye kuboneka. Nimba Yesu yarabajije abigishwa be ati kandi namwe murashaka kugenda, Petero agasubiza neza avuga ngo twakuvaho tukajya he? Tukajya kurinde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo, kandi tukaba twizera ko uri Kristo umwana w'Imana. Urumva igisubizo cyiza? Urumva ukuntu intumwa za Yesu zahagaze neza kandi zarwanya urugamba rwo kuvuga ubutumwa kugeza ku munota wa nyuma. Kuko niyo ugiye ku rupfu rw'intumwa za Yesu Kristo, urasanga mu by'ukuri zarapfuye urupfu rubi kubera kwamamaza Yesu Kristo, kubera ubukristo. Zapfuye nabi, ariko zanga gutandukana na Yesu Kristo, zanga kwihakana Yesu Kristo, zakomeje kwizera kugeza zipfuye. Mu by'ukuri natwe tugomba gukomeza kwizera, tugomba gukomeza kwemera Yesu mpaka kugeza ku iherezo. Tuvuge ibya Yesu hirya no hino, abarusha n'abaremerewe tubasangisha ubutumwa bwa Yesu Kristo kugira ngo babohoke. Niduhura n'ibicandege tuvuge ati Mana tukuvanireho ibicandege mu nzira dukomeze. Duhura n'ibisitaza dusenge Imana, niduhura n'ibyo kudusubiza inyuma dusenge Imana. Nuhura n'inzara senge Imana, nuhura n'ubukene senge Imana, nuwambara ubusa senge Imana, nubura aho kuryama ukabura n'amafaranga yo kwishyura inzu kandi uri mu murimo w'Imana senge Imana. Imana igira neza ku bana bayo, igirira neza abakozi bayo. Ahubwo wowe tegereza igihe cy'Imana kigere, wiva mu byiringiro, wiva mu byizerwa, wicika intege, wigendera mu kivunge, wigendera mu kigare, wishukwa n'ab'isi, wishukwa n'ibyo kurya by'isi, wishukwa ngo wiyanishe ibyiza kugira ngo uve kuri Kristo. Hamwe uhagarare mu bintu by'Imana, kandi umwuka w'Imana muri wowe agukoresha ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wavuye kuri Kristo ukaba waraguye, ukaba warasubiye inyuma, ongera umugarukire. Ibyo urimo bivemo, bitesha agaciro, wongere kubaha Imana kubwo kugarukira Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Wewe wabasha gucika intege, ukaba wicaye utari kongera gusenga, utari kongera guterana, haguruka witandukana na Yesu Kristo kubera ibyaguciye intege. Haguruka wongere ugende mu nzu y'Imana usenge. Umurimo wari usanzwe ukora wongere uwukore. Yesu aracyari ku ngoma, nawe yagiye kandi yiteguye no kukurwanirira. Niyo mpamvu Abaroma 8:31 tugira neza ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yava he? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera notre ennemi? Ibyo twagakwiriye kubimenya
tukareka Imana ikikorera ibyayo mu buzima bwacu. Imana iracyari ku ngoma, ifite ubushobozi bwo kongera kubana nawe, bwo kongera kugendana nawe, ifite ubushobozi bwo kongera kugushyira mu bubyutse. Ahubwo reba icyagutandukanye na Kristo, reba icyagutandukanije na Kristo, reba icyagutandukanije n'urukundo rw'Imana, reba icyagutandukanije n'ijambo ry'Imana, reba icyagutandukanije n'agakiza, reba icyagutandukanije no kongera gukora umurimo w'Imana. Uvuge ati Imana ugarutseho, mbabarira mu izina rya Yesu Kristo, nongeye kugaruka mu buntu bwawe, nyemerera wongere ukorane nanjye, nyemerera wongere wumve gusenga kwawe, nyemerera wongere uyongerere imbaraga, nyemerera uko nagukoreraga mu bihe byashize, uyu munsi mbashe kurushaho gukora birushijeho. So Imana ibyo yabigushoboza, kandi ubuzima bwawe bw'umwuka bugakomeza, kandi hakagira n'abandi bantu bo ku ruhande bongera kugarukira Imana kubera ko wabasanze ukababwira ibya Yesu Kristo. Mureke tunambe umuhamagaro wacu kandi tuhagarare neza mu murimo w'Imana tudatandukanye na Kristo Yesu. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye byisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, kandi aho uri nawe ugire icyo wongera kubwira Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data mwiza kuko wabanye natwe tuvuga ijambo ryawe, kandi abaryumvishe bose mu izina rya Yesu Kristo ubahe umugisha, ubagirire neza, ubarinde intambara, ubarinde ibyago, ubarinde amakuba, ubarinde ibintu byose bishobora kuza bishaka kubatandukanya nawe Yesu Kristo. Ubarinde muri kimwe cyose gishobora kubatandukanya n'urukundo rwawe Mana, mu izina rya Yesu. Satani ndabizi arakora kandi agakoresha abantu kugira ngo umurimo wawe usenyuke, abakozi bawe basenyuke, abakumenye bagwisari. Ariko ndakwinginze kugira ngo wowe nyiri umurimo abe uzakomeza ubwoko bwawe, nubwo benshi batandukana na Yesu Kristo, bakagwa bakasubira iyo bavuye. Ndagusabye kugira ngo abana bawe uzakomeze kubarindira mu buntu bwawe, ariko kandi nabo bose bo kugwa, bo gutandukana nawe, akaba ari wongera kubagaruza ineza yawe kugira ngo bongere bagaragare mu murimo wawe. Reka abahungu ubiyegereze, abakobwa ubiyegereze, abagabo ndetse n'abagore ubiyegereze, abari hirya no hino ku isi ubiyegereze Mwami, ubw'umwuka wawe wera imirimo yawe ikomeye ikomeze kugaragara. Shimwa kuko ari wowe nkomezi ubwoko bwawe, kandi akaba ari ufite ubutwari n'ubushobozi bwo guhindura ibyanze guhinduka. Shimwa kubw'urukundo rwawe, shimwa kubw'ineza yawe, shimwa kubwo gutanga imbaraga ku bakwizeye bose, shimwa kubwo gutanga imigisha ku bakwizeye bose, shimwa kubwo kurwanirira abari mu murimo wawe, shimwa kubwo gutabara abari mu murimo wawe no kubakomereza mu buntu bwawe, kandi ubaha iherezo ryiza. Tubisabye twizeye kubw'ubuntu bwawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro bahe umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.